isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati randira mwana wanjye. Rozange natangiye kumubaza ahantu umwana wacu ari, ambaza uwuhe mwana ko ntawe azi kandi nta n'umwana dufitanye. Nkomeza kumuhatiriza ndetse mufata n'imyenda yambaye, mubaza ahantu Neyira ari. Ariko Rozange ambwira ko ibyo ndi kumubaza ntabyo azi, ahubwo mbona banguye ingumi nziza arayinkubita mu matama. Mpita ngarura ubwenge neza, mbona umuntu twari kumwe atari Rozange ahubwo ari mushiki wanjye ri. Yamaze kunkubita iyo ngumi mpita ngarura ubwenge. Arangije arambwira ati mbabarire nyakubahwa Chairman, nizere ko ibyo ngukoreye bitakubangamiye kuko tubiziranyeho, kuko nari nabonye utangiye guta umurongo. Bityo ndagira ngo nkubwire ko igihe tumaze hano ari kinini cyane kandi hari ibintu birimo gupfa muri kampani. Rero nta kintu naba nkumariye ntakubwiye ngo dusubire mu mujyi ujye mu kazi, kuko Rozange nta hantu na hamwe wamukura. Yamaze kumbwira gutyo mpita mpaguruka ku buriri, mbanza kwikora mu maso no guhanagura amaraso yari acitse ahantu yarankubise ingumi. Ngaruka mu cyumba nkuramo inkweto ndazihanagura, ubundi ipantaro n'ishati mbikuramo, ndeba imwe mu myenda yanjye nari nsanzwe mfite y'abasitari ndayambara. Inkweto za timba nazo ndazambara, ya myenda nsaba ari kuyinkirira mu modoka. Ubundi mpamagara Mariya ngo aze tuvugane. Yari ambwira ko yagiye mu mirima, akaba aragaruka saa sita niko yamubwiye. Ndebye ku isaha nsanga saa 5 n'igice zageze, nibaza niba naryamye ayo masaha yose biranyobera. Nategereje ko Mariya amataha akaza tukavugana, ubundi nkumva inama zari zo gusubira muri kampani, kuko nari narize nihanaguye kubwo kubura abantu ba mbere nkunda ku isi, Rozange na Neyira. Nuko nkomeza gutekereza ariko nta kindi ndi kuvuga. Twembi twicaye muri sale ariko byanyobeye ukuntu ndabaho nta Rozange n'ukuntu nari mwitezeho byinshi cyane harimo n'urubyaro. Nuko amasaha aragera, Mariyamu araza we na musaza we Fereyiro. Mariyamu mubwira ko kuri iyo nshuro ngiye kuva mu cyaro mpaviriye icyarimwe, ko ntazigera na rimwe nongera kuhagaruka, kuko nari maze gufata umwanzuro ko ntazagaruka aho hantu n'intimba hanteye. Niha gahunda ko ndazenguruka intara zose zigize igihugu cyacu ndimo nshakisha Rozange, ariko aho nkaba ntazahagaruka kuko ho yarahavuye. Mubwira ko azakorana na Marita kubera ko ntago nari nzi niba Jessica azagaruka aho ngaho n'ukuntu ubuzima bwamuhindukanye. Mubwira ko we na Marita aribo bazabimenya byose kandi akomeze yihangane kugeza n'igihe mama we azazira. Nuko mvuze kuri mama we arababara cyane, mbona ko mumwibukije musaba imbabazi. Ambwira ko nta kundi byagenda kuko wanasanga mama we yaramaze gupfa kera. Namaze gusezeranaho na Mariya mubwira ko urwo rugo ari urwe, ambwira ko ngomba kumwizera kuko azakora byose. Nuko mfata isaha yanjye nyambara mu kaboko, mfata ibaruwa ya Rozange na telefone bye mbishyira mu mufuka, mfata n'iyanjye nayo nyishyira mu mufuka, ndasohoka hanze mfungurira ari umuryango, imodoka yisohora mu gipangu. Ndangije nsubiza amaso inyuma nitegereza igipangu ndetse n'iyo nzu. Mu mutima numva agahinda kiyongera kuko nari mfite ntazi aho kavuye, maze ntangira kwivugishwa amagambo mvuga nti nyogokuru Yozephine, warakoze kunkorera byose wangejejeho, kuko iyo ntabona uburere bwawe ntagomba ngeze hano. Ariko nanone ndi kugusaba imbabazi ko ubutaka wandagije ngiye kubutererana kubera intimba n'agahinda nagiriye inahangaha, kandi nkihagera bwari ubuhungiro bwanjye. Ibiryo aho urundeberere kandi usabira aba bana ba Sofiya bakomeze kuhaba amahoro, kandi ndagushimira ko uri umubyeyi mwiza. Nagiye kumva numva inyuma yanjye umuntu aramfashe ku rutugu. Mu guhindukira ndebye mbona Niri uri kumpereza agatambaro ngo nihanagura amarira. Nuko maze kwihanagura ninjira mu modoka,
nibuka amagambo Jessica yambwiye ejo mbere yo guturika kw'imodoka ye, avuga ko ngomba kuba umugabo kuko abantu bose bampanze amaso bakaba banyitezeho ibikorwa byinshi nk'umugabo. Nuko mpanagura amarira maze ubundi ahaguritse imodoka, tugera mu muhanda werekera muri Merino ubundi turawufata. Tugenda mu nzira twagiye tuganira, yari ambwira utugambo two kunsetsa nanjye nkishyiramo akanyabugabo, maze ndamubwira nti rero ndagira ngo ibintu byose bihinduke kuko ubu twavuye ku muhanda ntago tukirabarara, ntago nkiri Lion, nawe ugomba kuva ku izina ryari ugakoresha izina ryawe risanzwe. Ahita avuga ati cyaba ari icyubahiro rwose umpaye kuko byaba bivuze ko ubu mbaye mushya, mvutse bwa kabiri nako bwa gatatu. Njye nari twamaze kwemeranya gutyo, mubwira ko kuva uwo munsi ntazongera kumuhamagara ahubwo izina ry'ubungubu ari risanzwe yahawe n'ababyeyi be ari ryo Dorcas. Twese dusekera icyarimwe, ntangira kumuserereza ukuntu bwa mbere mu mateka agiye kuba umukobwa, musaba guhita akuramo ipantaro akambara amajipo, akampakanira ambwira ko ibyo atabikora kubera ko ntago yaba akirindwanya. Dorcas mubwira ko akeneye kubaho ubuzima bwiza afite umugabo n'abana nk'umugore, ambwira ko atazi niba ibyo bintu yabishobora. Twakomeje gucuma urugendo, nyuma y'amasaha menshi cyane twari tugeze muri Kenti, twinjira muri kampani mu mutekano. Atwara imodoka muri parikingi ubundi tuvamo, musaba kunkurikira akaza tukajya mu rugo. Namaze kumubwira gutyo mpita nibuka ko Jessica ari kwa muganga, mpita mpamagara Lorena ngo mubaze niba yakangutse, ambwira ko atarakanguka ariko nta kibazo afite, nta mpamvu yo guhangayika, ahubwo Cosmos niwe basezereye ngo ajye mu rugo. Lorena yamaze kumbwira gutyo mpita mushimira, mubwira ko ejo mu gitondo tuzaganira, ambwira ko nta kibazo azaba hari ubundi tujya mu rugo. Twinjiye mu gipangu kirimo inyubako ntuyemo, dusanga umusekirite acanye ku maso, mubaza niba atarabona umuntu wo kumusimbura, ambwira ko aje mu kanya gashize arasimburwa mu gitondo. Nahise mureba mwitegereza neza nsanga ari njye wari wibeshye kubera ko atari umwe twari twahasize ejo hashize. Nuko musezeraho mwifuriza ijoro ryiza, ubundi nzamuka ngana mu rugo. Nageze mu muryango nshyiramo kode, umuryango urafunguka. Mu kugera muri salo nsanga harimo Marita ndetse na Cosmos ari kumwitaho. Marita tubaza impamvu tuje twenyine, mbura icyo mvuga nicara mu ntebe. Marita n'amatsiko menshi akomeza kumbaza. Ndebye Dorcas amumbwirira uko bimeze, mbona Marita nawe biramubabaje cyane. Nuko mubaza niba yagiye gusura Jessica, ambwira ko yagiye kumusura ariko agakanguka afite ihungabana, bakongera kumutera urundi rushinge rusinziriza. Bavuga ko nibyongera kumera gutyo bazashaka ikindi kintu bakora kuko ntago yahora asinziriye kuko byakwica ubwonko. Nabajije Cosmos uko ameze, ambwira ko ameze neza cyane, ko atakiri kubabara cyane kandi ari guterana vuba, akaba akifitemo n'uturaso twa gisirikare. Nuko musaba niba yangira inama y'uburyo tugiye gushyira kampani ku murongo. Ambwira ko dukeneye abantu bahanga kandi bakora ibyo basobanukiwe. Cosmos mubaza ahantu turabakura, ambwira ko Vice Chairman wakozeho ku bwa Bruno Lewis dushatse twamugarura kuko n'ubundi afunzwe azira ubusa. Hakaba hasigaye gushaka General Manager ko icyo gihe kampani izaba yuzuye, kandi General Manager akaba ari umuntu wize akaminuza mu by'icungamutungo. Mubaza ahantu tuzamukura, ambwira aho tugomba gutanga itangazo ryo gutanga akazi. Cosmos namubaje niba ku kazi watagakora, ambwira ko wari gusaza bityo gashaka umuntu w'umusore. Anambwira ko icyo yansezeranije ari umutekano kandi tugomba kwigengesera. Cosmos namubajije icyo ashaka kuvuga, ambwira ko ngomba kwibuka ko abashinzwe umutekano baje aho muri kampani ari abazanwe na perezida, ndetse wari wamaze kwitwa Dorcas abiduhamiriza avuga ko iyo kampani ari Perezida Macron wayisabye kuzana abantu bayo aho ngaho, bityo bivuze ko bamaneko bazaba bari kuneka ibikorwa bya kampani ari bose. Kubw'iyo mpamvu tugomba gukora Perezida Macron atazi ko turi kuneka ba maneko be. Cosmos nahise mubwira ko tugiye gushaka abandi basekirite tubasimbuze, ambwira ko ibyo bitaba ari byiza na gato kubera ko Macron yahita abona ko twamenye ibye byose.
kandi atagomba kumenya ko yaba we ndetse na Sanctus Sultanis bakiriho, bityo bahaguma ariko tukabacungira kure cyane. Cosmos namubajije ikintu agiye kumfasha muri ibyo bintu, ambwira ko njye nawe tugiye kuba nka guverinoma, we akaba ayoboye ingabo, njye nkaba nyoboye abaturage basanzwe, bityo we n'abasore be bakeya bakaba nta kindi kintu bamaze uretse gucunga umutekano w'abaturage. Bivuze ko ndi perezida, noneho abakozi ba kampani ndetse na kampani muri rusange bakaba igihugu n'abagituye, we akaba generale n'abasirikari, bityo igihe twatewe umutekano wacu uzaba wizewe. Ikindi kandi Cosmos ambwira ko watazigera agaragaraho muri kampani n'abantu be, ku buryo bazajya baturuka mu mwijima igihe hari ikibazo gusa. Namubajije niba ibyo bintu byizewe, Cosmos ambwira ko ari nako bacungaga sogokuru wanjye Tolomeo, bityo nagomba kubagiraho ikibazo kuko abasore be 6 imyitozo barayifite. Gusa ansaba ko najya mbagaburira byonyine nkanabagurira imbunda n'amasasu. Mubwira ko ibyo nta kibazo rwose, mubwira ko ibyo bazakenera byose bizaba bihari. Twamaze kuganira gutyo, Dorcas asaba Cosmos ko yamushyira muri iyo kipe y'abasore be, mpita mubwira ko mukeneye hafi yanjye ku buryo atagomba kunjya kure. Birangira Cosmos yubashye itegeko ryanjye amwima akazi. Mbona Dorcas ntabwo abyishimiye ariko nta kundi. Twamaze kuganira dusezerana kuryama. Ubundi mu gitondo akaba ari akazi bisanzwe, ariko mbwira Cosmos ko rwose ntazi ibintu byo gusoma neza ndetse no gukoresha imashini. Ambwira ko ibyo yabivuganye na sekreteri Karara, kuko arabizi ko ntabyo nari nzi, bityo nkigera mu biro mu gitondo ari byo araheraho nyereka. N'ubundi byo nari nanze ko Karara anyuzamo ijisho byari bibaye, ariko nta kundi byari kugenda. Marita yafashe icyumba cye, Dorcas afata icye, Cosmos afata icye, nanjye mfata icyanjye. Mu kugeraho nshyiramo urugi, mu gihe nari nzi ko uwo munsi nzakingiranamo n'abandi bantu 2, ariko nta cyahindutse, nakinjiyemo njyenyine. Nuko ngeze mu buriri nishakamo ibitotsi ariko ndabibura. Nakomeje gukanura amaso kubera ibitekerezo byinshi. Ngiye kumva numva telefone yanjye irasonye. Mu kureba umpamagaye nibaza ikintu yaba mpamagariye, cyane ko ibyanjye nawe byari byararangiye, kuko icyo namushagagaho narakibonye, nubwo ntakibonye ari we binyuzeho. Nyuma yo kureba umpamagaye nkabona ari Diva, naramwitabye ndambika telefone ku buriri ngo numve ibyo ambwira. Nuko atangira arimo kundirira avuga ati, Petero ni koko niwe wankorera ibintu nka biriya? Igihe cyose twamaranye waranyihishemo. Ndamusubiza nti, none se ko nawe ubizi ko mama wawe na papa wawe ari inyamaswa? Nari kuza mvuga ngo ndi Petero ni Lewis nk'umwana w'intama uri kwinjirira ikirura ngo kimumire, nkizanira urupfu? Kuko iyo nza nkubwira ngo ndi Petero ni n'ubundi ntago mama wawe yari kurara atabimenye. Kandi wigeze kumbwira ko rwose wumva Petero nataza kuko utava mu mitungo y'iwanyu. Nizere ko wishimye ariko ukaba ubona ikibi cyo guhemuka. Unabwire mama wawe ko ibiri kubabaho ubu ngubu ari ingaruka z'ibyo yakoze, kuko iyo atica papa wanjye twese tuba tukiri mu rugo amahoro, ari nabwo turi kumenya ko bafite kampani. Ariko mubwire ngo ndamushimira cyane kuko yangize umugabo. Harya ngo yaje kunsura ku ishuri asanga ameze neza. Uzi ukuntu byagenze? Umunsi sori naza kunsura ku ishuri namuhamagaye mama, arandeba acira hasi, arangije ajya ku biro bya diregitirice, amubwira ko nashaka nyirukana cyangwa amaze iki. Rero mwishimire kuba mu kinyoma cyanyu. Diva yese ati, Petero ndakwinginze basi wimpora amakosa ya mama wanjye. Ndagusabye wimpora amakosa ya mama wanjye, kandi urabizi ko ngukunda cyane. Nukuri kose ntago nabasha kubaho ntagufite. Basi mbabarira mpakanya nkuboneho byibura rimwe gusa, nkubwire n'umunwa wanjye ko na nyuma y'ibyabaye byose nkigukunda. Diva yambwiye gutya arimo kuntakambira. N'ubundi kuri njye kampani nari narayigezemo, ntago nari mfite impamvu yo kwihishira. Mubwira ko aza kundeba muri kampani, ansaba ko ntazamuteza polisi. Mubaza impamvu namuteza polisi kandi nta cyaha afite. Aranshimira, ubundi duhana gahunda yo kubonana ku munsi ukurikiyeho. Ariko mbikora ngira ngo naza nzamukuremo amakuru, menye ahantu mama we sori nari, kuko ibyo ari byo byose nta kintu cyari kuba ngo ndeke kumwihoreraho muhanira ibyo yakoreye umuryango wanjye.
Ntabwo byatinze naje gusinzira, nongera gukanguka mu gitondo. Reveille nari nashyize muri telefone isonye. Mu gukanguka ngomya kwirambika mu buriri, ndimo gutekereza ikintu ngiye gukora muri uwo munsi wose. Nuko maze gusenga nsaba Imana imbaraga ndabyuka. Ngeze muri salo mpasanga Marita, mubaza naho abandi batarabyuka, ambwira ko babyutse kare. Mpita ngira ikibazo cy'ahantu uriya yagiye. Marita ambwira ko we yavuze ko aragaruka, ariko Cosmos ngo nubwo atarakomera neza mu rubavu, ariko ntabwo azigera agaruka ngo tuzajya tuvugana kuri telefone. Ubwo nahise mbaza Marita, yahise azana ibyo kurya muri icyo gitondo. Ubundi maze kubifata araza, mubaza aho yari yagiye, ambwira ko yari yaherekeje Cosmos, amubaza niba atakwisubiraho ku mwanzuro yari yafashe kugira ngo amushyire mu ndwanyi ze, ariko ngo Cosmos akaba amukuriye inzira ku murima kubera ko atakora ibyo atumvikanye na Chairman. Ndamwicaza maze mufata ku rutugu ndamubwira nti, Dorcas mushiki wanjye, ntabwo ari ukukwangira gukora icyo umutima wawe ushaka cyangwa se ibyifuzo by'umutima wawe, ariko nanone igihe turimo kirasaba kureba kure cyane, kuko aya ni amahirwe dufite atagomba kuduca mu myanya y'intoki. Bityo ndagira ngo nkwibutse ikintu kimwe, uribuka ubuzima twanyuzemo kuva tukiri abana batoya batamba imbuga, kugeza ubwo twisanze muri uyu mwanda wose, byose tubikora ku giti cyacu kuko nta bantu bari bahari bo kubidukorera. Tubindwanya ariko atari ku bushake bwacu, ahubwo ari ukugira ngo tuzabashe kwirwanirira ndetse no kubaho neza. Ariko reba aho turi ubu, dufite ububasha bwo kuba twabaho neza, kandi intambara dukeneye kurwana ntabwo ari izo mu maboko, ingeri n'ingumi n'amasasu, ahubwo dukeneye gukoresha ubwonko neza. Ndabizi ntabwo twagize amahirwe yo kwinjira mu ishuri ngo twige, ariko ntabwo ari ngombwa, ahubwo dukeneye kubaho, kandi aha turi twabaho neza. Bityo ndakwinginze tekereza cyane, maze ufate umwanzuro ukwiriye, kuko ahazaza hacu ni ahangaha tugeze hashingiye. Rero ntabwo nkwifuriza kuzarangira nta kintu ugezeho, ngo ube umubyeyi nk'abandi nawe uzagira abo ubwira amateka yawe, aho kuzagwa inyuma y'intambara gusa ugapfa ukibagirana. Ngaho rero bitekerezeho neza, maze ubundi ufate umwanzuro ukwiriye. Ntabwo ndi buguhatirize kuguma hano, ahubwo numbwira ko watekereje neza umwanzuro uri bufate ndawubaha, kandi uburenganzira bwawe bwose ubukoresha icyo ushaka. Ariko nawe nujya gufata umwanzuro, ufate umwanzuro utazatuma wicuza. Namaze kubwira ari gutyo, ariko ntari ngishaka kwita ari, kuko twari twemeranije ko agomba guhindura ubuzima. Mbona aratekereje cyane birenze ubundi, andeba mu maso maze arambwira ati, urakoze cyane ku nama ungiriye. Ndabizi tugihura twese ntabwo twari tuzi aho tugana, nta nubwo twari tuzi ko ari n'aha tuzagera, ariko kubwo kuba buri muntu wese inzira acamo atazizi, ahubwo zimenywa n'Imana gusa, aha niho twisanze. Impamvu nagusabaga ko nava ahangaha nkagenda ni uko nanjye uburyo wabayeho ukarinda ugera hano byanteye icyo nakwita nk'ishyari, kuko ntago navutse ku giti, ahubwo navutse ku muryango. Bikaba bisobanuye ko mfite ababyeyi n'abavandimwe, bityo nkaba nkomeje kuguhatiriza nkubwira ko ntakugiye kure, kuko igihe cyose unkeneye nzaba mpari, ariko kutakuguma iruhande gusa nanjye nkabasha kujya aho ariho hose byamfasha gushaka umuryango wanjye, nkamenya n'amaherezo yawo. Bityo nkaba nkomeje nkubwira ko ngiye kugenda, ariko nkazajya ngaruka igihe cyose uri kumva unkeneye. Dorcas yambwiye gutyo, nanjye ndamwitegereza, mpita numva ibyo yaravuze byari ukuri, kuko nta kuntu tutavuga ku muryango, kandi umuryango ari wo kintu cyonyine kigize byose umuntu aba afite. Ndamushyigikira, ariko nanone sinagishyigikira uburyo ashaka kugendamo. Mpita nkubwira nti, ndakumva mushiki wanjye, kandi ninkwita mushiki wanjye wumve ko nkomeje, kuko uretse na mushiki wanjye nawe ntazi niba akiri aho, ariko wowe na Marita nimwe bashiki banjye mfite gusa. Bityo ntago nakubuza kuba washaka umuryango wawe pe, ariko ntago nakwemerera ko wabashaka ari uko mvuye iruhande. Kubw'iyo mpamvu ngusezeranije ko ngushakira umuryango wawe, ariko ikintu cyonyine nzakurikizaho nimara gushyira kampani ku murongo, ifite ubuyobozi bwuzuye kandi bwizewe. Rero ndakwangiye kugenda gusa aho muri byo ushaka kugeraho byose, nzabikora nk'uri kwikorera ngo ufashe nk'uri kwifasha. Bityo rero fata ibyo kurya ugire vuba mu minota mikeya, tube tuvuye hano tujye mu biro byanjye banyigisha ibyo ngomba kwiga, ubundi nibirangira njye nawe dufite akazi ko gukora.
Dorcas namubwiye gutyo mbona azunguje umutwe. Ibyo bikagaragaza ko abyemeye, kuko kuba yagenda akajya gushaka umuryango we byari byiza, ariko nanone numvaga byaba byiza mbaye hafi tugakorana ibyo ngomba gukora byose, ubundi nanjye nkamufasha gushaka umuryango we. Namaze kumubwira gutyo ajya ku meza, nanjye mpitira mu cyumba nkuramo utwenda nari nambaye njya muri dushe. Mvuye muri dushe nditegura neza, Mari tanzanira imyenda yari yanteganirije ko nambara, harimo n'ikote, ariko mubwira ko ikote ntararyambara, ndiyambarira ishati n'ipantaro gusa, kuko ku munsi washize nari nabonye ari byiza. Nuko ndambara neza, nsoje byose nsohoka njya muri salo. Mari tambwira ko kuberwa ari ibintu byanjye, ndamushimira. Na Dorcas avayo nawe yambaye ipantaro ndetse n'ishati bisa, bigaragaza ubusirimu, ukabona aberewe cyane. Mubaza iyo myenda ukuntu yayitekereje kuyigura, ambwira ko ari mike kuko yari azi ko azagendana n'umuntu w'umusirimu. Nuko dusezera kuri Marita, ambwira ko agiye kujya kureba Jessica mu bitaro. Mubwira ko nanjye ndajya kuhagera mvuye kwiga mu biro, gukoresha imashini neza ndetse no gusoma no gutondeka amaraporo. Ubwo twavuye mu nyubako dutuyemo, tugenda tugana ahari esanseri, twinjiramo tugana mu biro. Mu kugera imbere y'ibiro ndebye mbona harimo umuntu, ariko ameze nk'uri gushakisha ibintu ntazi. Mpita ndeba Dorcas muha ibimenyetso ko twatatswe. Tuza bunyonyombe ari inyuma nanjye ndi imbere. Kubw'amahirwe mbona ninjiye umuryango udasakuje ku buryo wa muntu yakoze ibyo akomeza gukora atatubonye. Nuko mugeze iruhande mpita muturuka inyuma, mufata mu ijosi, ubundi ntangira kumuniga. Atangira gutakamba ambwira ngo ari kubura umwuka, ndi kumuniga. Mukumva numva ijwi ni irya sekireteri Karara. Mpita murekura, arahindukira arandeba n'amasoni menshi, mbura aho ndeba. Karara ahita yiruhutsa, abonye ari njye abura icyo avuga. Nanjye ikimwaro kiranyica, ariko nta kundi nuko nari mfite ubwoba no guhora nikeka ko nshobora guterwa. Mperaho Karara musaba imbabazi, mubwira ko ntari nabonye ko ari we. Anyibutsa ko ari we muntu wundi uzi uburyo bwo gufungura ibyo biro gusa. Mubwira ko nari nabyibagiwe kandi ambabarire ntago bizongera, kuko nari chairman Karara nta kindi yari kurenzaho. Ahubwo namusomeje ku icupa ry'amazi yari yanzaniye, akaritereka aho ngaho, mubwira kwihangana. Ambwira ko yari ategereje ko amasaha y'akazi agera agatangira kunyigisha nkuko Cosmos yari yabimusabye. Akaba aribwo yari yinjiye agatangira gutondeka ibintu neza ngo akuremo akavuyo kari gahari. Akaba aribwo twinjiye njye na Dorcas tukahamusanga. Karara yamaze kumbwira gutyo ndamushimira. Aheraho anyereka ibintu by'ibanze, cyane cyane gukoresha imashini nkora ibyo ngomba gukora mu kazi, kuko Jovia ndetse na mama we Jessica ibijyanye no gusoma byo nari mbizi kuko babinyigishije. Ahubwo icyari cyananiye ko ari ugusoma amaraporo, kuko nabonaga byanditse mu buryo ntazi. Byafashe iminota 30 yonyine Karara arimo kunyigisha. Numva nabifashe neza kuko umutwe wanjye wari ufungutse cyane. Ndamushimira, agiye kugenda mubwira ko hari amakuru nshaka kumubaza. Karara ambwira ko nta kibazo. Namubajije ku bijyanye n'uwahoze ari vice chairman, niba yaba muzi ku bwa papa wanjye Bron Lewis. Karara ahita areba hasi ndetse mbona agize ikiniga. Ahita avuga ko atamuzi ndetse atera intambwe ashaka gusohoka umuryango. Narebanye na Dorcas ahita ncira amarenga, ambwira ko byanga byakunda Karara hari ikintu aduhisha. Dorcas ahita ahaguruka yiruka ava ku ntebe yari yicayemo, atanga Karara ku muryango. Karara buri uko asohoka maze arahindukira arandeba. Mu kundeba mpita mubwira nti Karara, buriya hari ibintu utazi ingenzi, kubera ko gusoma amasura y'abantu n'ibitekerezo byabo nubwo nta byiza ariko ndabizi. Byonyine indoro ndebye ndetse n'ikinigo ugaragaje bigaragaje ko vice chairman cyangwa se ikibazo nkubajije ukiziho ibintu byinshi cyane, bityo ndagira ngo bitubwireho kandi turabikeneye cyane. Karara namaze kumubwira gutyo mbona ku maso ye hari gutemba amarira, ndetse biranarenga apfuneka ndetse ararira. Nuko Dorcas aramwegera amugarura mu biro amwicaza ku ntebe. Nanjye mpita mpamya neza ko ahubwo ari ikibazo gikomeye cyane. Karara amubaza ikibazo agize n'impamvu ameze nk'uhungabana, ari uko tuvuze kuri uwo muntu wahoze ari vice chairman. Karara n'ikiniga cyinshi atubwira ko wahoze ari vice chairman ku bwa papa wanjye Bron, ari papa w'umubyara, ndetse akaba yaritanze nk'igitambo kubwo kubaho neza ku bwa mama we ndetse n'abarumuna be, kuko iyo atitanga ntabwo bari kuba bakiriho.
Karara namubajije ukuntu byagenze kugira ngo papa we b'igitambo nanamubaza niba Lorena ari mama we, abimpamiriza ambwira ko Lorena ari mama we. Nuko hanagura amarira maze aratubwira njye na Dorcas ati ubundi tumenye ubwenge papa wanjye na mama wanjye bakundaga kuvuga umugabo witwa Brown Lewis cyane, bakanavuga ko ari we mugabo wabahaye akazi muri kampani ye, ikirenze n'ibyo akaba ari inshuti z'umuryango wabo. Ibyo biza kurenga mbimenya neza ubwo natangiraga amashuri abanza, kuko nahuye na Tonzi ku inshuro aho twigaga ambwira ko papa we yitwa Brown Lewis, mpita mubwira ko ari umuyobozi wo ku kazi aho papa na mama bakora. Ibyo bituma njye na Tonzi tuba inshuti cyane. Twakomeje kwigana njye na Tonzi turi inshuti. Nyuma tugeze mu wa kabiri Tonzi aza no kunyereka murumuna we Diva wari uje kwiga mu wa mbere aho twigaga muri Moriya Academic School. Nawe tuba inshuti ariko kuko we yari muto ndetse akaba atanigana natwe, twahuraga gusa tugiye kuruhuka n'igihe tugiye gutaha dusezeranaho. Ariko Tonzi we twahoranaga kuko buri shuri ryose twigagamo twariganaga kugeza ubwo twarangije amashuri abanza. Ariko Tonzi ambwira ko hari musaza we wapfuye nyuma y'uko papa we nawe yapfuye. Kuva icyo gihe Tonzi yatangiye kubaho ameze nk'uwahindutse ariko ntazi icyabiteye. Tukirangiza kwiga amashuri abanza umunsi umwe mu gitondo, papa na mama bazindukiye mu rugo nk'uko bisanzwe. Bari ku meza batangira kuganira. Mama atangira kurira avuga ko ibyo papa ashaka gukora atari byo. Papa akamubwira ko nta yandi mahitamo ahari uretse gusa niba twese ashaka ko dupfa nk'uko Brown Lewis yapfuye. Mpita mbabaza ibyo barimo kuvuga, bambwira ko nkiri umwana mutoya nzabimenya ariko namaze gukura. Uwo munsi tugiye twumva ku makuru barimo kuvuga ko Vice Chairman w'aba Lewis Company bamufunze azira gufata umwana w'umukobwa muto ku ngufu witwa Tonzi, akaba ari umwana w'imfura wa Chairman w'aba Lewis Company, bityo bakaba bamukatiye igifungo cy'imyaka 25. Nuko ibyo kubyumva agahinda katubana kenshi cyane. Mama amara iminsi 5 aryamye atava mu buriri, kugeza ubwo Sorina yaje kumureba akamubaza impamvu ataza mu kazi kuko niwe wari umukuru w'ibitaro by'aba Lewis. Mama agasubiza Sorina ko agahinda umugabo we yamuteye kanze kumuvamo. Sorina akamwihanganisha cyane, anamubwira ko bizagenda neza, anamubwira ko ubwo bimeze gutyo ubu tugiye kwimuka tukajya gutura mu nzu zigenewe abayobozi ba kampani y'aba Lewis. Nuko mama baza Sorina niba yajya gusura papa byibura rimwe gusa, akamubaza impamvu yabikoze. Sorina amubwira ko azajyayo ariko ntazahindura ibitekerezo kuko byamugwa nabi. Umunsi wakurikiyeho mama yansabye njye na murumuna wanjye na musaza wanjye mutoya ko twakwitegura tukajya gusura papa. Mu kuva mu rugo tugera kuri gereza nkuru y'umujyi wa Kent. Papa aza yambaye amapingu, agahinda karatwica, turaturika turarira. Nuko papa aratubwira ati bana banjye muhumure, ibintu byose bizagenda neza kandi hatari kera hano nzahasohoka. Rero mureke kurira kandi mukomeze mwiga amashuri yanyu neza, muzavemo abantu bakomeye. Papa yamaze kutubwira gutyo atangira kuganira na mama. Mama amubwira ko ari kumushakira umuntu wo kumuburanira ubujurire. Papa amubwira ko ibyo agomba kubireka kuko mama nabijyamo cyane azatuma batwica urubozo, bityo we yagenda agakorana na Sorina agakora ibyo bashaka byose kugira ngo dukomeze kubaho. Twavuye aho kuri gereza, mama abwiye papa ko azajya amusura mu ibanga. Papa atubwira ko adukunda ubundi turataha. Tugeze mu rugo mama atubwira ko byose ari imipango bapanze kuko ngo papa yari inshuti y'aba Lewis cyane. Ibyo bituma dusaba kwibagirwa papa tukabaho nkaho tutamufite, ko azadusaba imbabazi nava muri gereza. Uko twakomezaga gukura niko papa yagendaga tuvamo, ariko mama we agakunda kumusura cyane kugeza ubwo twaje kwiga tukarangiza amashuri. Tonze akambwira ko naza kuba sekireteri wa papa we. Numva nta yandi mahitamo kuko akazi karakibura nza kugakora. Gusa ariko kuza gukora hano kwari nk'uko intama yijyanira ikirura, kubera ko Sultanis Chairman yatangiye kumbwira ko niba ndi sekireteri we ngomba kumukorera byose. Mubaza ibyo ari kuvuga ahitaga ahaguruka muri iyo ntebe wicayemo ajya gufunga urugi ndetse n'amadirishya, ubundi araza atangira kunkuramo imyenda, ambwira ko buri gitondo ngomba kujya muha paradizo yanjye akayitemberamo kandi nintabikora umuryango wanjye azawumara ahereye kuri mama wanjye.
wari waranamaze kuvanwa ku mwanya wo gukurikira ibitaro, asigaye yungirije Diva. Nagize ngo ibyo ari kumbwira ni ukubeshya, mpita mwiyaka ndigendera, ariko mu kugera mu rugo musaza wacu muto y'uwo munsi ntiyataha. Mu gihe ndimo gushaka aho nahera mpita nakira telefone ya Sultanisi, ambwira ko nintamubwira ko nzajya muha paradizo yanjye buri gitondo arica musaza wanjye. Mpita mubwira kumurekura ko nzakora ibyo ashaka. Bidatinze musaza wacu aza avuga ko yari yashimuswe n'abantu atazi. Sultanisi aza kumpamagara mbaza niba yageze mu rugo, anambwira ko kandi ninibeshya nkava mu kazi mama wanjye ari we uzahita upfa. Ibyo noneho birandenga cyane, mbuze uko ngira mu rwego rwo kurinda umuryango wanjye nanjye ubwanjye nkirinda. Nta yandi mahitamo nari mfite, ntangira kuba igikoresho cye. Kuva icyo gihe cyose umuryango wacu ubayeho mu bwihisho n'igitinyiro cya Sultanisi. Ndetse papa wanjye amaze imyaka 13 muri gereza, asigaje indi 12 kuko bamukatiye imyaka 25, kandi ari no kumubeshyera kuko ntago yigeze afata Tonzi ku ngufu, ahubwo byose bari babipanze. Karara yamaze kuvuga gutyo mpita numva umujinya uranyishe, ariko mbura ikintu nakora uwo mwanya, maze mpaguruka ku ntebe nari nicayemo, negera Karara aho yari yicaye, mufata ku rutugu maze ndamubwira nti, Karara humura, ingoyi wowe n'umuryango wawe mumazemo igihe ngiye kuyibakuramo, kandi papa wawe nta minsi asigaje muri gereza kuko ngiye kumukuramo. Namaze kubwira Karara gutyo mpita ndeba ari mwicira ijisho, ahita amenya icyo gukora, arahaguruka dusiga Karara mu biro kuko nari mwizeye. Tugeze hanze mpita mbwira ari mvuga nti, Dorcas ubu tugiye kuvana papa wa Karara muri gereza. Dorcas namaze kumubwira gutya mbaza uko tugiye kubigenza, mubwira kunkurikira tukajya mu bitaro kwemeza neza niba ibyo Karara yaratubwiye ari byo. Ibyo mbimubwira twageze muri esanseri kare, ndetse ntiyatinda kugera hasi. Duhita dutambika twerekeza ku bitaro, ubundi twinjiramo. Tuzamuka tugana mu biro bya Lorena, tumusangamo turamukomangira. Lorena ahita agira ubwoba kuko ninjiye nk'igitero kigabye ku muntu. Abuze icyo ambaza, njye mubaza ku byo Karara yari amaze kutubwira. Lorena abyemeza avuga ko Karara ari umukobwa we w'imfura, ariko akaba yari yabimpishe kugira ngo ntamwirukana, kuko Sorina na Sultanisi bagera aho muri kampani birukanye abantu bose bagashyiramo ababo bashaka. Lorena nahise mubaza umuganga wafashe ibizamini bya Tonzi, akavuga ko Tonzi yafashwe ku ngufu. Lorena ambwira ko ari umudogiteri ukomeye cyane wo mu bitaro bya gisirikare, akaba ari uyoboye ibitaro bya gisirikare muri uwo mujyi wa Kent. Ambaza impamvu ndi kubimubaza, mubwira ko ngiye gufunguza umugabo we. Lorena ambwira ko ndi kwibeshya cyane kuko ibyo bintu nshaka gukora bitashoboka na gato, kuko nta hantu na hamwe nahera. Lorena namubwiye kudahangayika, ariko mubaza niba ngomba kumwizera nkamugira umukuru w'ibitaro by'abarewisi. Ambwira ko impamyabushobozi ayifite, ndetse n'umuhate wo gukora akaba awufite, bityo nta kintu atakora kugira ngo ibyo bitaro byacu bitere imbere. Mubwira ko yaba ntegereje igihe gitoya, ko ndaza kumusinyisha kontara turi kumwe uko turi batatu, njyewe n'umugabo we ndetse nawe nyir'ubwite. Lorena yagiye kugira ikindi kintu ambwira, mpita nsohoka. Ari ansohoka inyuma musaba ko twajya mu rugo kwiga urugamba neza uko tugiye kururwana, kandi nkaba ntifuza ko hari umuntu n'umwe ushobora kubikomerekeramo. Njye nari twageze mu rugo dusanga Marita aracyariyo, ariko amaze gutegura ingemu yo gushyira Jessica kuko ngo yari yakangutse. Marita amubwira ko atari uko ndi kwirengagiza Jessica, ariko ibyo ngomba gukora nabyo bigomba kujya ku murongo. Marita ambwira ko Jessica nawe atandenganya, kuko tugera hano byari bizwi ko ariko bigomba kugenda. Marita amaze kudusezeraho njye nari dutangira kwiga dushaka ikintu twakora. Ari ambwira ko ikintu cya mbere tugomba gukora ari ugushaka amakuru ya wa musirikare ukuriye ibitaro bya gisirikare ndetse n'umuryango we, kuko buri mubyeyi wese nta kintu akunda uretse umuryango we kurusha ibindi. Bityo nidusanga afite abana turabanyuramo tumutera ubwoba kugeza ubwo afunguje umugabo wa Lorena. Twamaze kuvugana gutyo mpita mpamagara Cosmos, mubaza aho, arambwira ko atari ngombwa kuhambwira ahubwo namubwira icyo mushakira. Cosmos mubwira ko nkeneye ko tuvugana ibintu by'ibanga, nta wundi muntu dushaka ko yabyumva. Ambwira ko twahurira muri Moria Academic School nyuma y'iminota 10. Cosmos yarangije kumbwira gutyo njye nari duhita tuva mu rugo.
tugana muri parikingi twinjira mu modoka, nyitwarira ku muvuduko iminota 8 nari ngeze mu marembo ya Moriya, mpasanga haparitse imodoka yo mu bwoko bwa sedane. Mu gihe bagiye kumfungurira ngo ninjire mbona ikirahure cya fime cya ya modoka kirafunguwe. Mu kureba urimo mbona ni Cosmos, ambwira ko dufite iminota 3 yo kuvugana gusa kuko nta muntu ashaka ko azamenya ko ariho aho duhuriye kubw'umutekano we. Cosmos namubwiye ko nshaka amakuru yerekeranye n'umukuru w'ibitaro bya gisirikare n'umuryango we. Arangije ambwira ko ibyo ari nkaho birangije gukorwa kuko icyo nshaka gukora yakimenye kera. Ambwira ko ibyo nta bufasha arampa kuri ibyo nyuma yo kunshakira amakuru. Mubwira ko nashakira amakuru biraba bihagije. Nashatse kumubaza uko mu Rubavu hameze, ahita afunga ikirahure. Arangije anyandikira message kuri telefone ambwira ko ameze neza, bityo njye muri company gutegereza amakuru arangezaho. Cosmos yarangije gukata imodoka, nanjye ndayikata nsubira muri company. Ngeze muri parikingi ndaparika tuvamo, mbwira ariko twabanza kureba Jesse kuko ameze. Mu kwinjira mu bitaro ngana mu cyumba Jesse karimo, nsanga harimo Marita ndetse na wa muganga w'umugabo wamwitagaho. Marita arimo kurira yahogoye, ariko Jessica we kuvuga bikamunanira. Negera muganga mubaza uko Jessica ameze, ambwira ko umubiri wose igice kimwe cyegereye umuriro cyose cyahiye, bityo bakaba nta kindi kintu bamukorera uretse kumureka gutyo kuko batabona undi mubiri wo kumuha, ariko ijisho rimwe rikaba ryarahiye ku buryo ritazongera kureba. Mbese muri make ni ikimuga, kandi ubwo bushya akaba nta kintu bashobora gukora, bityo baramuha akagare ko kujya yicaramo ari mu rugo n'igihe ari kumwe n'umuntu uri kumutembereza gusa. Muganga amaze kumbwira gutyo numva agahinda karanyishe, mbura ikintu mvuga aho nari mpagaze ngiye kuhava ngo nsohoke kuko byari byandenze. Numva Jessica mfashe ukuboko akoresheje ikiganza kiri ku kuboko kutahiye, maze ndeba mu maso mbona ijisho rye rizima riri kuvamo amarira. Ashatse kuvuga biramunanira arandekura, nanjye ikiniga kiramfata ubundi ndasohoka. Nageze hanze y'umuryango ndawufunga ubundi ndarira nk'umwana muto yamaze kurira ndihanagura. Ari nawe azi inyuma yanjye arimo kunyihanganisha. Ibyo bituma numva ngize umujinya mwinshi cyane ko indi nshuro nzafata Sultani sinzamwica, kuko n'ubundi nari mbizi ko kumujyana kumufunga ari amaburakindi, kuko kubera ko aziranye n'ubuyobozi ntago yamaramo kabiri. Mpita niha gahunda ko indi nshuro nzongera kumubonaho ari njye uzaba wamuteza umutego, kuko leta yacu yari iriho ntago yashoboraga kuba yahana abanyabyaha, ahubwo abaturage basanzwe nibo babaga ibitambo by'abakomeye. Nakomeje gutekereza gutyo numva telefone yanjye irasonye. Mu kureba ibyo ari byo mbona ni message iturutse kwa Cosmos, ampereza amakuru yuzuye kuri afande mukuru w'ibitaro bya gisirikare, amazina ye, aho atuye, umuryango we, ndetse biba amahira afite akana gatoya kiga mu mashuri abanza muri Moriya. Mpita mbwira ko ariko bimeze, ambaza niba Cosmos yampaye nimero dushobora kuvugishirizaho afande. Mubwira ko ntazo yampaye ariko nta kibazo kuko yamaze kumpa nimero z'ibitaro bikuru bya gisirikare, bityo ngiye kuzikoresha nkamugeraho. Yambajije icyo gukora, mubwira kunkurikira tukajya mu gikorwa. Ubwo twavuye mu bitaro dusohoka hanze ya company dufata utumoto, ngenda kuri sitasiyo y'abashinzwe umutekano w'imihanda mu mujyi ya Kent. Babwira ko ndi chairman w'Abarewis company. Bambwira ko atari ngombwa kwirirwa nivuga kuko bose bamaze kumenya, ahubwo bashimishijwe no kuza bansanga, mbasaba serivisi. Bahise bambaza icyo nshaka ko bankorera. Mbabwira ko bamfasha kureba amamodoka yose aca imbere ya company yanjye mu masaha ya saa sita na nimugoroba, kubera ko hari imodoka yanjye yibwe nkaba ndi kuyishakisha. Bambwira ngo ko ndi kwirirwa nirushya, nagakwiye kubwira polisi akazi kora ko karimo. Mbabwira ko ntagakwiye kurushya polisi y'igihugu cyacu, kandi nabo bafite byinshi byo gukora nanjye ibyo nabyikorera. Bahita banyereka ayo mashusho yose, ariko ntago ari cyo nari ngamije, kuko nari ngamije kureba imodoka iza gutwara abana ba afande mukuru w'ibitaro bya gisirikare. Nuko bamaze kunyereka ayo mashusho mbabwira ko ntayo mbonye, bityo banyereka amashusho yo mu masaha y'umugoroba abanyeshuri biga muri Moriya batahiraho, kuko imodoka yanjye ari bwo yibwe ndetse ikaba ariho yibiwe. Bambwira ko ahubwo ari ibyo nagakwiye kuba nababwiye kare, kuko bari kuba bamaze kubikora kare.
nuko nanjye nkomeza guhanga amaso neza ndebe ko hari imodoka ndakeka ko ariyo iza gutwara umwana wa Afandi, ndetse ndebe niba n'uwo mwana ndamubona umeze nk'uri ku gafoto Cosmos yari yampaye. Mu kanya gato y'amashusho akomeje kwikina, nabonye imodoka nziza ya limuzine izigana aho kuri Moriya. Mbona havuyemo abasore babiri bigaragara ko ari abasirikare, bategereza akanya gato yahavayo akana kaza kinjira mu modoka. Mpita nsaba uwanyerekaga amashusho kuzuminga ngo ndebe. Mbona akana ni akari ku ifoto Cosmos yari yanyoherereje, nuko mbabaza ayo mashusho banyeretse itariki yayo. Bambwira ko ari ku itariki y'umunsi washize. Mbabaza niba baba bafite n'amashusho y'indi minsi ya mbere yayo. Bambwira ko batayafite ntacyo baba bafite. Mpita mbasaba kunyereka amashusho y'ayo masaha y'iminsi 2 mbere y'uwo munsi twari tumaze kureba. Bambaza niba imodoka nabuze imeze nk'iriya bari kubona. Sinagira icyo mbasubiza, ahubwo mbona byose ni kimwe. Cosmos ahita ampamagara ambaza umupangu mfite. Mubaza ndimo gusohoka mubwira ko mvuye kureba imodoka umwana wa Afandi atahamo. Ambwira ko nayo yari yibagiye kuyimpa, ayimbwiye mpita menya ko iyo nabonye ariyo. Akomeza kungenda iruhande byamucanze ibyo ndi gukora. Ako kanya kureba ku isaha nabonye saa 5 zo ku manywa zigeze. Mubwira ko tugiye gushimuta umwana wa Afandi ku mugoroba avuye ku ishuri, bityo tukabikoresha dutuma Afandi afungura umugabo wa Lorena. Ambwira ko ibyo ari kumwe nanjye, ariko ambaza uko turabigenza. Nanjye namubwiye ko ntaramenya uko tubigenza neza, kubera ko umwana barinzwe n'abasirikari cyangwa se abasore batojwe. Ariko icyo tugomba gukora nuko tugomba gushaka imodoka nk'iyo bagendamo, tukambara nk'abo uko twabibonye, kuko bigaragara ko abantu baza kumutwara uyu munsi atari bo baza ejo. Twamara kujyayo tugashaka aho abanyabo bagomba kuhagera twahavuye kare kumutora. Ambaza uko tubigenza nk'ubu turamutse duhuriyeyo. Mubwira ko turakenera umuntu wo kudufasha. Mpita mbaza Cosmos niba yampa abasore babiri, ambwira ko ibyo nta kibazo. Mubwira ko mbakeneye saa 10:15 duhurire mu mujyi hagati. Ambwira ko baraba bahari, ariko ndekeraho kumuhamagara cyane. Twamaze kuvugana gutyo musaba ko twajya gushaka imyenda. Tumaze kuyibona tugaruka muri kampani kubanza gufata ifunguro no kwiga gahunda uko turayikora neza. Kugera mu rugo dusanga Marita ibiryo yabishyize ku meza. Ubundi tumusaba ko yavaho muri salo kuko ibintu tugiye kuvuga byaba byiza atabyumvise. Marita nawe abyumva vuba aragenda. Nanjye nari ari we Dorcas tubanza kurya. Turangije Dorcas mubwira ukuntu gahunda turayikora kugeza dufasha umwana wa Afande. Mvuga nti tugiye kujya gushaka imodoka. Amagaraje yose ari muri uyu mujyi ntago turayibura. Nitumara kuyibona turahita twambara neza nkuko abarinzi b'umwana bambara. Nitumara kwambara neza wowe urajya kuri vola, ubundi nge nicara inyuma bari njye ujya gufata umwana batashye. Abasore ba Cosmos ikintu bari budufashe, turabasaba guteza akavuyo mu muhanda, ubundi imodoka zihagarare zibura ubutambuka. Ibyo bituma amasaha bahagerera atindaho gatoya. Nitubaha sinyare ko twamaze kubona umwana turabwira bavana imodoka mu nzira, ubundi abasore baze kureba umwana twahavuye kare cyane natwe. Urabyumva ute? Namaze kubwira Dorcas ari we ahita nkubita mu biganza. Ambwira ko nkiri mapanzi nk'uko byahoze ku muhanda. Mubwira ko nta muntu usiga ikimwirukamo, ahubwo asiga ikimwirukaho, bityo umuhanda ni utuntu twacu. Ndi kuvugana nari nahise nibuka amateka Cosmos yatubwiye. Mubwira ko imirwanire twigiye ku muhanda umugabo witwa Timo ari we wayizanye, tukaba tugomba kumuha agaciro ndetse no kumwubaha. Ambwira ko ari byiza cyane ibyo tugomba kubikora kuko mbifitiye ububasha. Mubwira ko ibintu byose nibimara kubishyira ku murongo ndetse n'abantu bose nasezeranije kuzagira Barewisi, harimo nyogokuru Yosefina, mama wa Marita Natalia, nyogokuru Rosata, bose nimara kubazana nkabashyingura mu irimbi ry'Abarewisi nkabaha agaciro bagenewe. Na Timo nawe nzamuha agaciro akamenyekana nk'intwari ku bana bose bari ku muhanda, ndetse n'igihugu kikongera kumwibuka. Ariko nanone ngira ikibazo ko nindamuka mvuze kuri Timo, Makiron ashobora kuzarakara cyane agakora ibikorwa bigayitse. Nibaza ukuntu Makiron ubuyobozi bwe buzarangira biranyobera. Nakomeje kuganira na Dorcas twivugira ku mateka y'ubuzima bwacu.
akambwira ko akumbuye turi kumwe uko turi bane, njyewe, we, Scorpion ndetse na Chameleone. Musubiza ko tutazi aho bagiye, hakaba hari n'ikibazo ko batakiri mu gihugu cyacu, kuko iyo baba hari byanga byakunda baba baraje kutureba muri company. Ibyo mbona Dorcas biramuhangayikishije cyane, kuko nta wundi muryango yarazi uretse abavandimwe bo ku muhanda. Mwihanganisha amubwira ko tuzababona igihe kimwe. Ibyo biganiro binakomeza ari nako amasaha arimo kugera, mpita mpa Dorcas igitekerezo cyo kumperekeza nkajya gusura igituro cya papa wanjye ndetse n'abasokuruza banjye uhereye kuri Moria n'umugore we Robert ndetse na sogokuru wanjye Toromeo Lewis. Twese tuva mu nyubako turamanuka, tugeze hasi twerekera mu gikari cy'inyubako ya hoteli aho bari bashyinguye. Nsanga hamaze n'igihe hatitabwaho kuko ntabo kuhitaho bari bahari. Niha gahunda yo kuza gusaba Karara akadufasha gushaka abantu bo kuhakora, ubundi nunamira umuryango wanjye wose mu marira menshi, ndetse mbasezeranya ko ngomba kuzaba intwari yabo. Ubundi birangiye njye na Dorcas tuva aho ngaho dusubira mu rugo, gutegereza ko amasaha agera, ubundi Cosmos akambwira ko abasore bari tayari tukajya mu kazi. Twageze mu rugo duhita twitegura neza, ubundi turahava dutangira kuzerera umujyi wose dushaka niba hari ahantu twabona imodoka isa n'iy'umwana wa Afande bamutwaramo. Tuzenguruka amagaraje 6 yose tutarayibona, biza kurangira tugeze mu igaraje rya gisirikare, abariho tubona amamodoka ya gisirikare n'izindi modoka zitwarwa n'abayobozi, ndetse n'imodoka twashakaga turayihabona. Dorcas mubwira ko tugiye gukora misiyo y'ubwiyahuzi, tugatwara imodoka tuyibye mu gisirikare. Ambwira ko uretse no kuyiba tutazi uko turaza kwinjiramo. Nanjye ntangira gutera imibare ukuntu twakwinjiramo tukiba imodoka, ariko biranyobera. Twatangiye kuzenguruka igipangu kigize igaraje, ariko mbona hose haba hari abasirikari, abafite imbunda bigaragara ko bari gucunga, n'abandi bambaye ibisarubeti b'abakanishi, ndetse n'abandi bicaye basanzwe nta kintu barimo gukora. Dorcas mubwira ko tugiye kurya umugono abacunze, tukingira inyuma yabo tukajya kubakubita ahatica ariko hasinziriza tuziranyeho. Noneho nidufatisha babiri gusa turahita tubashyira inyuma y'amakontineri yari ahari, tubakoremo imyenda yabo ubundi tuyambare, ubundi utubona wese agira ngo turi abasirikari. Ibyo birangiza kubipanga ibindi nyuma. Dorcas ambwira ko nk'uko nari mbivuze iyo misiyo yari y'ubwiyahuzi, ariko nanone utakwicwa n'inzara ubona ibyo kurya. Yavuze gutya nyibutse ubwo twari ku muhanda, ukuntu twabonaga ibyo kwiba ariko bikaba birinzwe cyane. Akambwira ko aho kwicwa n'inzara waza gufatwa n'abo wibye, ibyo bikongera umuhate cyane bikarangira ahubwo tubyibye. Nuko tuzenguruka inyuma, hari abasirikari babiri bari kuganira baseka bareba no muri telefone. Mu kuba turi inyuma tureba impande niba nta wundi muntu uri kutureba. Jye na Dorcas duhana sinyare kuri buri wese, natwe umubona duhita tubatakira icyarimwe tubakubita ahasinziriza. Ariko uwo nari nkubise habuze gato ngo imbunda ye igwe hasi kubite ku kintu cy'icyuma kigasakuza. Dorcas ahita yisamira hejuru itararaburiza. Ako kanya duhita dukuramo imyenda bari bambaye tuyigereka ku yo twari twambaye, mu buryo bwo kwanga gukuramo ibyo twari twambaye bakaza kubimenya bakadukeka. Ahubwo inkweto nizo twakuyemo tuzijugunya inyuma y'igipangu. Twamaze guhisha abasirikare inyuma y'amakontineri, twambara neza dufata n'imbunda dutangira kuva aho twari turi tugana ku igaraje nyirizina hari abakanishi. Mu kujya tunyura ku basirikare bakadusuhuza nk'aho turi bene wabo, ariko njye nkumva mfite ubwoba bw'ukuntu bari bumfate bakampanika nk'intama. Dorcas ambwira ko aho hantu turahasohoka amahoro ntacyo tubaye. Twageze ku igaraje aho twari twabonye ya modoka dushaka kwiba, tuhasanga nta muntu uhari, abandi bakanishi bose bahugiye mu zindi modoka. Mpita nkora ku muryango numva urafungutse, ndebyemo mbona harimo n'urufunguzo rwayo contact. Mpita nitereramo imbere na Dorcas ahita ajyamo, antambuka aho ajya kwicara ku ruhande rwo hirya. Imbunda tuzishyira mu mwanya w'inyuma. Imodoka mpita nyatsa vuba vuba numva iratse. Ndebeye muri televiziyo mbona inyuma yacu umusirikare urimo kutureba. Ahita duhagarika vuba vuba aza yiruka tugana. Mpita mbwira Dorcas gufata imbunda vuba vuba tugatangira urugamba, kuko yaragiye guhita amurasa ndetse akarasa n'abandi bose baza batwitambika.
Dorcas afata imbunda ashyiramo isasu mu mbarutso, ubundi ahita atunga umunwa wayo ku idirishya riri mu ruhande rw'aho wa musirikare w'umukanishi yaje agana. Mu kugera mu idirishya agiye gukurura imbarutso, umusirikare avuga ko inyuma muri iyo modoka harimo akantu yari ari kunywa ntitukajyane, gusa tukamuhereze mu ibanga kandi ntituzamuraburize. Ako kanya nahise niruhutsa, nari nawe ariruhutsa. Mu kureba inyuma mbona akamverope karimo icyo kunywa, ngakurayo ndakamuhereza, ariko agiye kugenda avuga ko ari ubwa mbere yatubona. Mu gihe tugiye kumuha ubusobanuro mubeshya ngira ngo nanahereze sinyari Dorcas amurase, bahise bamuhamagara inyuma y'aho yari aturutse, ahita twifuriza umuhanda mwiza aragenda. Natwe turiruhutsa, ambwira Dorcas ko twari dupfuye habura gato, ahita nsubiza ko uwo musirikare turokotse nta wundi wadutangira. Twese dufata umuhanda uva mu igaraje rya gisirikare, ubundi tugera ku marembo. Mbona abasirikare bari kudufungurira neza cyane, birarenga turahava dufata n'umuhanda. Ngiye kumva numva Dorcas ariruhukije nk'uvuye guhinga imisozi, nanjye numva umutima wanjye umaze gutera neza. Mfata inzira ubundi ngana mu mujyi rwagati. Imodoka nyishyiraho nari buhurire n'abasore ba Cosmos, mu kumwandikira ambwira ko bari mu nzira. Ntabwo byatinze amasaha yaje kugera. Cosmos ambwira ko abasore bari mu mujyi kandi yabahaye imodoka, mubwira ko natwe turi aho twavuganye duhurira, ubundi nkababwira icyo gukora. Ntabwo byatinze abasore barahageze. Mu guparika mbona bavuye mu modoka, nanjye mpita nsohoka mbabwira ko ikintu bagiye gukora ari ukujya mu muhanda uturukamo imodoka zose ziza kuri Moriya mu masaha ari imbere abana bari gutaha, bityo bakaboroka umuhanda imodoka zose bavuga ko imodoka yabo yabapfiriyeho, bityo ntibatume imodoka imeze nk'iyo twaberetse iri hafi yacu itambuka. Abasore bambwira ko ibyo byoroshye cyane, n'ibitari ibyo barabikora. Nuko mbasezeraho mbabwira ko ndajya mbavugisha. Nahise nsubira mu modoka Dorcas musaba kwicara kuri vola kuko igikorwa cyari kigiye gutangira. Nuko amaze kwicara ako kanya dufata umuhanda werekeza kuri Moriya kugira ngo tunagereyo mbere wenda hataba impinduka zatuma abana bataha mbere akaducika. Twageze kuri Moriya ndebye ku isaha mbona ni 10:40, habura iminota 20 gusa ngo abana batahe kuko batahaga 11:00. Isaha nazo ntizatinda kugera. Abana batangira gusohoka bari kumwe n'abarimu babo, ariko ibintu biza kutworohera cyane ubwo nasohokaga mu modoka ngahagarara hanze. Ubundi akana kakaza kansuhuza kambaza impamvu ari njye waje kandi katanzi, nkabwira ko abandi bagiye mu kandi kazi. Gahita kinjira mu modoka vuba, ubundi nanjye nkinjira inyuma. Dorcas ahita afatiraho imodoka tuyivana kuri Moriya. Twavuye muri Moriya nyuma y'iminota 2 gusa duhura n'imodoka isa neza niyo twibye. Ako kanya telefone yanjye mu gusona mbona ni Cosmos umpamagaye ambaza niba nasaze. Mubajije ibyari byambwira ko yansezeranije kujya ncungira, akaba amenya ibyo ndi gukora ariko akaba ari ubusazi. Mubwira ko nta yandi mahitamo nari mfite ariko bitaratinda. Cosmos ambwira guhagarara aho ngeze ako kanya, mubaza impamvu ngomba guhagarara, ahita ambwira ko aje kumfata tugahinduranya imodoka kuko nashyizemo ubwenge bukeya cyane ntibwira ko bashobora guhiga imodoka nk'iyo ngiyo, kandi buri kintu cyose kiri muri iyo modoka ni ikimenyetso cyatuma tuvuga aho turi tukivanemo. Cosmos mubwira ko nta mwanya wabyo, ambwira ahantu nkatira ngahagarara ku buryo nta muntu wapfa kumenya aho turi. Mbwira Dorcas ahita agezemo tuhagarara hagati y'amazu. Ako kanya ngiye kubona mbona imbere yacu haparitse imodoka irimo umugabo wambaye mask. Uwo mugabo ahita ansaba ko namuhereza ako kana kakajyana, ngasigarana na Dorcas turimo gusukura iyo modoka ku buryo banayifashe batapima ibikumwe bakamenya ko ari njye. Namaze guhereza Cosmos umwana wa Fanda, mpereza igicupa kirimo ibintu by'amazi ya tineri, anyibutsa ko n'imbunda twazikozeho bityo nazo tugomba kuzihanagura kandi dukoresha iminota 2 yonyine ubundi tube tuvuye aho ngaho, kuko abarinzi b'umwana niba mubura barahita batangira gushaka igihugu cyose. Atwibutsa ko ari umusirikare ukuriye ikigo cya gisirikare cy'ibitaro, bityo ari uvuga rikijyana. Ibyamaze kubitubwira gutyo yahagurukije imodoka yagiye kare cyane, natwe dukora ibyo dusabye birangiye Dorcas rya cupa araribika kuko twari twarikozeho naryo. Nuko dusohoka mu modoka byihuse. Tugisohokamo tubona imbere yacu haparitse imodoka yindi,
Mu kuyireba tubona ni iya ba basore ba Cosmos badusaba kwinjira vuba cyane. Twese twinjira abasore bafatiraho batuvana mu mujyi batujyana mu nkengero zawo ahataba amakamera. Batubwira ko ibyo biratuma nibacunga amakamera bataraza kumenya aho twarengeye, bityo byaba byiza tuvuye aho ngaho tugasubira mu mujyi byihuse. Mbabaza uko bagiye kubigenza bo kuko n'imodoka yabo yagaragara kuri kamera. Bambwira ko bagiye kubyitaho nta kibazo. Twaragenge na Dorcas tugera ku bamotari. Tukimara kurira moto twumva inyuma yacu ikintu kiraturitse. Mu kureba dusanga niya modoka ya Cosmos. Mpita menya ko iba y'igitambo cya mission nari maze gukora. Nuko moto tuzibwira kutugeza kuri company. Bahatugejeje turabishyura baragenda, natwe duhita twinjira muri company byihuse. Mu kwinjira mu bitaro twakiriwe n'amakuru kuri televiziyo avuga ko umwana wa General ukuriye ibitaro bya gisirikare yashimuswe. Lorena ahita aza aho nari mpagaze ndeba mu maso, mbonye arimo kunyitegereza cyane nanjye ndamumwenyurira. Mpita ndeba Dorcas ubundi turigendera nk'abarara bose, dusiga Lorena arimo kubyibazaho. Twageze mu biro byanjye mvugana na Cosmos, ambwira ko atamenyereye kurera abana, bityo nkora ibyo nkora vuba vuba ubundi umwana asubira iwabo, kuko byasabye ko amusinziriza kugira ngo abone amahoro. Ako kanya mubwira kwihangana iminota 45 gusa ko ndaba ndangije. Namaze kuvugana na Cosmos, Dorcas ambaza ikintu ngiye gukora. Mubwira ko ikigezweho ari uguhamagara Fande General nkamubwira ko umwana we mufite, bityo agiye gukora ibyo mvuze kugira ngo murekure. Nahise musaba kuguma aho ngaho ntaza nkurikiye. Ubundi arabyemera, mva mu biro byanjye ndasohoka. Ngeze hanze nsohoka muri company ubundi ngenda ngana mu mujyi ahantu nabona telefone zo guhamagariraho ziri public. Nza kuyibona nshyiramo nimero z'ibitaro bya gisirikare bari bampaye, ubundi ndahamagara. Ako kanya nitabwa na ba bakobwa bashyiraho kugira ngo bakurure ababahamagara. Mubwira ko nshaka General ukuriye ibyo bitaro. Umukobwa ambwira ko General ahuze cyane, agiye kunkupa mubwira ko nzi ibijyanye n'ibura ry'umwana we, bityo nkeneye ko mvugisha igitaraganya. Umukobwa amaze kumva gutyo bimeze gutya ahita nsaba akanya gatoya. Nuko hashize akanya numva umugabo mu ijwi ryahungabanye cyane ambaza icyo nshaka kugira ngo muhe umwana we. Musubiza ko umwana we bari mu marembera y'ubuzima, ariko nakora ibyo mutegetse byose neza ndahita mubwira aho amusanga. General ambaza ikintu agomba gukora, mpita mutegeka kwandika nimero muri telefone ye ubundi akayihamagara. Ndayimubwira arayihamagara, mutegeka ko bagiye kuvugana, agasaba uwo muntu kuza aho ari mu bitaro bakaganira. Nkaza kumubwira ibyo amubwira. General yambwiye ko agiye kubanza kuvugisha uwo muntu. Mutegeka ko naramuka nkubye na gatoya nta mahirwe ndamuha. Ibyo mbikora ngira ngo ataza kunkupa, ubundi agakora ibishoboka byose. Bagatangira gushakisha ahantu ndi guhamagarira, kandi nari napanze kuhatinda ndi kuvugana nawe. Mubwira ko rero uwo muntu bavugana ndimo kumva. Ako kanya namubwiye ko uwo muntu ari umunyamakuru wa televiziyo na radio by'igihugu. Amubwira aze kandi azanye n'ibikoresho bye byo gufata video na audio. General numva avuganye n'uwo muntu, ambwira ko bigiye gufata iminota 10 gusa ngo uwo muntu ahagere. Nanjye mubwira ko amutegereza. Mubwira ko kandi mbizi ko bazi ubwenge kuko nubwo ntari kubyumva ariko ari gukoresha amarenga avugana n'abasirikare be kugira ngo bashakishe aho ndi, ariko nibibeshya nabona abasirikare baza bagana aho ndi ndahita mpava, kandi akaba ari amahirwe ya nyuma yo kuba afite kugira ngo abone umwana we. General ambwira ko ari mu biro by'aho akorera akazi k'ubuganga, nta bikoresho byo gutarakinga bihaba. Mubwira ko ari byiza dukomeza kuganira, ambaza ikintu agiye kubwira abanyamakuru. Mubwira ko ndaza kukimubwira, kamera na mikoro barangije kubihageza ndetse banabimutunze. Ako kanya nagiye kumva numva aho hari haje umuntu ari kuvuga ngo hari abanyamakuru baje kumureba. General avuga ko babinjiza vuba cyane. Ako kanya bahita binjira, musaba ko ampereza uwo munyamakuru. Umunyamakuru mubaza niba ari we, ambwira ko ari we. Ambajije uwo ndiwe mubwira ko atari ngombwa kumenya, nawe agiye gukora ibyo mutegetse kugeza igihe aragera muri studio za televiziyo ari muzima. Ambwira ko akazi ke ari ako gushaka inkuru, bityo akaba atakikwa n'amakuru atariho ivumbi. Mpita numva aracyafite ibikabyo nk'ibyo yari afite agiye kuntangira amakuru. Impamvu nakoresheje itangazamakuru nta yindi,
nuko ari ryo nabonye rishobora gukemura ibibazo byose, kuko abaturage iyo barenganuye umuntu nta muyobozi n'umwe ushobora kumurenganya. Umunyamakuru namutegetse gushyira kamera kuri Generale na mikoro, ambwira ko ibyo agiye kubirangiza kuko Generale yari yabimubwiye. Mpita amubwira guhereza Generale telefone ngo tuvugane. Generale amaze kuyifata amubwira ko mu myaka 13 ishize hari ibizamini yigeze gukora by'umwana wa chairman, akavuga ko yafashwe ku ngufu kandi ari ukubeshya, bityo agiye gutangira avuga amazina ye ndetse anavuge ko yabeshye, kandi asaba imbabazi umugabo umaze iyo myaka yose muri gereza, anasabe ko afungurwa ako kanya, nibirangira ariko uwo munyamakuru agiye gutanga icyo kiganiro kuri televiziyo, mwibutsa ko niba ashaka umwana we ahitemo gushira icyaha cyangwa se ashyire hanze ibyo yakoze, ubundi umwana we amubona ari muzima. Ako kanya namaze kumubwira gutyo numva arahumetse insigane, ambwira ko twabikora mu bundi buryo ariko sinkora ibyo bintu. Generale mubwira ko kandi ari kundira igihe kandi biramugiraho ingaruka, bityo namara umunota umwe ataratangira ikiganiro ndahita mukupa. Numva atangiye kuvuga afite ipfunwe ryinshi cyane, byose arabivuga ubundi arangiza amubwira ko atagomba kunkupa, ahubwo ahereza uwo munyamakuru telefone. Mvugana n'umunyamakuru mubwira ko amakuru yihutirwa y'uwo mugoroba ari ayo ngayo, kandi niba ashaka amahoro ayashyireho ako kanya, cyangwa se niba abona niba nshobora gukoresha Generale we nkaba namunanirwa abimbwira. Umunyamakuru ambwira ko naramuka abashije kuva muri ibyo bitaro arakora ibyo nshaka byose. Mubwira ko hava ako kanya, ambwira ko barangije kuzinga ibikoresho, nta kindi agiye gukora uretse gusohoka. Umunyamakuru amaze kugenda afanda mbaza uwo ndiwe, mubwira ko ndi ijwi rya rubanda, mubwira ko niyibeshya akankupa umunyamakuru ataratangira ikiganiro kuri televiziyo umwana we arapfa. Ariko ngiye kubona mbona hakurya yanjye imodoka ziza zirukanka ku muvuduko uhambaye, mpita ndekura telefone ariko sinayikupa, ubundi mva aho ngaho ndagenda. Amamodoka mu kugeraho nari ndi babura umuntu, batangira gushakisha hirya no hino ariko ntago nari kwihisha nk'umwana ngo nze gufatwa, ubundi bambuze basubirayo baragenda. Mpita nanjye mfata telefone yanjye nshyiraho televiziyo, ubundi ndeba amakuru agezweho. Uretse no kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga nta kindi cyari kiri kuvugwa, uretse Generale wakoreshejwe agakora ibyaha yishingikirije imyenda aba yambaye, akaba amaze kugezwa muri kasho ya gisirikare ku itegeko rya perezida, ndetse umugabo wari vice chairman w'aba Lewis Company akaba azafungurwa ku munsi ukurikiyeho mu gitondo. Namaze kubona bimeze gutyo mpita mvaho nari nitsimbye nditahira njya muri company. Ubundi mu kugera ku marembo mpura na Dorcas, ambwira ko yaraje kunshaka kuko natinze. Mubwira ko nta kintu nari kuba byose kuko nari nabipanze. Ambaza uko byagenze kubera ko amaze kubona amakuru, mubwira ko atari ngombwa kubivugira aho ngaho, mpita musaba ko twajya mu biro. Mu kwinjira kuri reception mpura na Karara, agiye kunyambira ndabibona ariko arifata imbere y'abakozi n'abakiriya. Nuko tujya muri esanseri, Karara agenda ari kurira ambwira ngo ndakoze cyane. Mubaza ibyo nakoze ambwira ko yabonye amakuru, mubwira ko nanjye nayabonye gutyo ntazi ibyo ari byo, ambwira ko atari ngombwa kubimuhisha kuko abizi ko nta wundi wabikora. Numvise amaramaje mubwira ko kubigira ibanga kuko byatuma njya mu byago, na kwa kundi baganira n'abashuti be bakorana ntazabivuge. Ambwira ko atarabivuga ariko atabona uko anshimira kuko isezerano namuhaye ndarisohoje. Karara namubwiye ko papa wari ugiye kuba vice chairman, akazanamfasha gushaka general manager wo gusimbura Tonzi. Karara arishima cyane ambwira ko rwose azahora inyuma yanjye kandi atazantenguha. Mubwira ko akoze cyane, ibyo bigera tugeze mu biro. Tugezemo Karara mpereza raporo zose z'uwo munsi, ntangira no kureba mu byahise byose, nsanga kuva papa wanjye Broni yapfa wagira ngo company ntago yigeze ikora. Karara ambwira ko ba Sultanis nta kintu bari bitayeho uretse kubaka izina ryabo gusa no kumenyekana mu gihugu nk'abayobozi ba company. Karara yambwiye ko nawe nta byinshi azi kubera ko ubwo yabisanze ariko byari bikemeze. Mubwira ko papa waza ari we zatubwira uko bakoraga kera, bityo akaba aribwo tuzasubizaho. Nuko amasaha akomeza kwicuma, tugiye kubona tubona mu biro byanjye hingiye Lorena mu marira menshi. Ahita aza mu ntebe aho nari nicaye, ubundi arampobera cyane ndetse anshimagiza ku byo amaze gukorera umuryango wabo. Nawe mubwira mwihanangiriza ko nta muntu ugomba kumenya ko ibyabaye nabigizemo uruhare,
ambwira ko ntawe azabibwira ariko ndi uwo gushimirwa cyane. Lorena amubwira ko nta kibazo ari njye wikoreraga kuko abantu bose bakoranaga na papa wanjye bagomba kugaruka gukora abakiriho. Ibyo bigatuma tugendera kuri gahunda y'Abalewis yahozeho kuko papa wanjye ari we wari warasimbuye papa we, yari yarasimbuye papa we Ptolomeo Lewis. Nuko tumaze kuganira gutyo Lorena amubwira ko kuva ejo azaba ari umukuru w'ibitaro by'Abalewis kandi nkaba nizeye neza ko imikorere yabyo igiye kuzamuka mu rwego rwo hejuru. Lorena ambwira ko nk'uko yari yabimbwiye ibyo nzabyibonera mu bikorwa kwabyo kuko azatuma binajya hejuru cyane y'ibitaro bikuru by'umujyi wa Kent. Maze kumushimira kubwo kuba tugiye gukorana namusezeyeho mubwira ko hari ibyo ndi nkirimo kwigaho byinshi cyane na Karara akaba ari kumfasha, bityo Dorcas amuherekeza mugeze mu bitaro. Ikindi kandi iryo joro bategura uko we n'umuryango we bazaza gutura mu nzu bagenewe kuko buri muyobozi wese wa kampani yari afite aho agomba gutura muri kampani, bityo nka vice chairman yagombaga kugira aho atura n'umuryango we. Bihurirana n'uko umugore we yari agiye kuba n'umukuru w'ibitaro nk'uko byahoze. Bigaragara ko papa wanjye yari yarizeye uwo muryango. Mpita numva ko ari nabo nzamenyeraho amateka ya papa wanjye kuva yavuka kugeza igihe yapfiriye mu myaka 13 ishize. Ubwo Dorcas yaherekeje mama Karara, Lorena, nanjye Karara asigara anyereka byinshi bitandukanye. Ntangira neza kumva ibyo nari ngiye gukora ndetse mfite icyizere ko mu cyumweru kimwe kampani iraba ihagaze neza, hakaba hasigaye gushaka umuntu uyobora factory ndetse na general manager gusa. Ubwo amasaha yakomeje kwicuma kugeza ubwo bwaje kwira. Karara amubwira gutaha mu rugo akajya gufasha mama we kwitegura kwimuka. Ansezeraho aragenda nanjye nsigara mu biro byanjye kugeza ubwo navuganye na Cosmos akambwira ko mwana yageze iwabo amahoro kandi bakaba batapfa gukeka ibyabaye, ariko nanjye nk'uko mbizi bikaba bitakunda ko afande bamufunga, bityo icyo bakora ni ukumuhindurira imirimo gusa. Twamaze kuvugana gutyo Cosmos ndamushimira, ambwira ko ibutaha ngomba kujya ntegura urugamba neza kugira ngo ntazahate ubuzima kuko hari benshi baba bahombye. Nubwo ibyo mbikora byose mbikora nk'umurara wo ku muhanda. Mushimira amubwira ko nzamwigiraho byinshi, ambwira ko igihe cyose ntekanye nta kibazo kizaba gihari. Nuko maze kumusezeraho nanjye nsohoka mu biro ngenda ngana kuri esanseri ngo njye kureba Jessica. Ako kanya numva telefone yanjye irasonye, mu kureba umpamagaye mbona ni Mariamu. Mu kumwitaba ambwira ko guhemba abakozi ari umunsi ukurikiyeho, ambaza niba Marita azaza cyangwa niba hari ukundi bizagenda. Mariamu namubwiye ko Marita bitakunda kwaza kuko arwaje mama wacu, bityo nzamwoherereza amafaranga yose agahemba abakozi nawe akihemba nk'umukoresha. Mariamu aranshimira ambwira ko ategereje ko yabona. Mpita nibuka ko nta general manager uhari ngo mfashe kubara amafaranga, numva ni ikibazo, ariko niha gahunda yo kohereza amafaranga agendanye n'umubare wabo twari dufite bakora mu mirima n'abayobozi b'amatsinda yabo ndetse na Mariamu, haza no kohereza yazo bazaba bifashisha muri iyo minsi we na Fereyiro musaza we. Nuko nkomeza ngana mu bitaro ngera mu cyumba Jessica yari arimo, nsanga noneho yicaye ku gitanda ariko duhuje amaso ashaka kuyampisha. Ngenda mwegera mukoraho mubwira ko nta mpamvu yo kunyihisha, ko ari mama wanjye kandi icyaba cyose kikaba kitahindura uko mufata. Jessica mubaza uko ameze ambwira ko ari kumva umubiri ubushye bukiri kumurya buhoro, naho aho ibyuma byamukase naho ni gahoro, ku buryo ubu yabasha guhagarara n'ukuguru kumwe gusa kuko ukundi kwarangiritse cyane. Jessica amubwira ko tuzamushakira akagare ko kugenderamo kandi byarangiye atagisubiye itesara n'ubumuga bwe agomba kubana nanjye mu rugo. Nuko Jessica nkora ku rutugu asohora umwuka mwinshi, ambwira ko nta kundi byagenda kuko byose ni Imana ibigena. Musaba imbabazi mubwira ko kwangirika k'umubiri we ari njye ntandaro ya byose kubera intambara zanjye. Jessica ambwira ko isi itari nyakuri bityo hagomba kuboneka ibitambo kugira ngo ibibazo bikemuke. Jessica yavuze gutyo numva ko ashobora kuba yifata nk'igitambo cyo kuba narabonye imitungo y'umuryango wanjye. Abonye ntangiye kubitekerezaho ampumuriza ambwira ko atari byo ashaka kuvuga, ahubwo yabaye igitambo cyo kugira ngo yongere abone umwana we Lorasi kuko niwe byiringiro bya nyuma afite cyane ko abandi bose bamushizeho. Jessica amusezeranya ko bitazatinda ko nzamubonera umuhungu we
kandi bazishimana nibabonana. Nuko musaba kuryama akaruhuka kuko bwari bwije, nanjye musezeraho ngo ntahe mu rugo. Namaze kugera gusezera kuri Jessica mva mu cyumba yarimo, nsohoka mu bitaro ngeze hanze y'inyubako nyihanga amaso, ubundi nyivaho nerekeza mu rugo aho twari dutuye. Nageze mu rugo nsanga Dorcas na Marita bari mu rugo baganira nk'abavandimwe ubona bishimanye. Numva ndabyishimiye cyane kuko buri wese muri bo yari yarikuyemo ibitekerezo by'inkomoko ye ahubwo yakira uko abayeho. Uhereye kuri Marita utaruzi ababyeyi be kuko bamutaye ku muryango w'ikigo cy'imfubyi, birangirana na Natalia wamureze nawe yigendeye aramusiga, ukajya no kuri mushiki wanjye wo ku muhanda Dorcas utaruzi n'akanunu k'umuryango we. Ako kanya nahise niha gahunda yo kujya kureba mushiki wanjye Rena, niba kiba muri Maranatha nagira amahirwe nkamuzana tukibanira nawe nk'umuryango. Nuko amaze kubasuhuza twicara twese ku meza yarateretseho ibiryo, ntangira kubona ko ibintu iyo biza kugenda neza twari kuba tutari batatu gusa ahubwo twari kuba turi batandatu, kuko hari kuba hiyongereyeho Jessica, Rosange n'umwana wanjye Neira. None nkaba ntazi ahantu hose barengeye, ariko nta kabuza nari mfite gahunda yo kubashaka nkazababona aho baba bari hose ku isi. Nuko dufata ifunguro rya nijoro ubundi dusezeranaho tujya kuryama. Nageze mu buriri nkomeza kwitekerezaho nk'ibisanzwe, kuko mu buriri niho honyine gusa nageraga ngatangira kwitekerezaho, ntekereza kuri misiyo y'ubwiyahuzi nagiyemo uwo munsi. Nshimira Imana ko yampaye Cosmos hafi yanjye ndetse na Dorcas, kuko ntago nari kubasha kuhava njyenyine. Ariko nibaza igihe akarengane kazarangirira mu gihugu cyacu, kuko n'umukuru wacu yari mu bantu bakayoboye. Nkibaza ikintu nakora ngo birangire ariko ndakibura, kuko ntacyo nari gukora ngo Macron abe yava ku buyobozi. Nuko ibyo bitekerezo biza kuntwara ndasinzira. Nza gukanguka mu gitondo mbyukijwe na reveil nashyize muri telefone yanjye, kuko nta muntu nari mfite wo kumbyutsa. Uko turi batatu duhurira ku meza mu gitondo dufata ifunguro Marita yari yaduteguriye, ubundi mva mu rugo nk'ibisanzwe nerekeza mu kazi. Dorcas angenda iruhande nk'aho ari umurinzi wanjye. Naje gutekereza kuri ibyo bintu uko bigaragara, mubaza niba kungenda iruhande bitamubangamira. Dorcas ambwira ko aricyo kintu cya mbere yishimira, ambaza niba njye bimbangamira, mubwira ko bitambangamira, ariko nanone abantu bashobora kuba babyibazaho. Dorcas ambwira ko nta kintu cyo gukora afite, nanjye mpita mbyibuka mubaza niba yaba yaramenye gusoma no kwandika. Ambwira ko niyo waba utarize ibyo bintu ugomba kuba ubizi, niyo bitaba cyane ariko ukabizi. Nuko ibyo tubivuga tugera ku marembo ya hoteli, ari naho hafatanye n'ibiro byanjye. Ariko mu kureba ku marembo mbona hari abantu benshi cyane bahahagaze, bameze nk'abaje guteza imyigaragambyo. Nibaza ikintu baje kuhamara, mpita mpamagara umusekirite uhagaze aho ku muryango, mubaza ikibazo gihari. Kuri abo bantu bari bahagaze ku muryango ariko batari kuvuga, umusekirite ambwira ko bari kwigaragambya mu buryo bw'amahoro, ariko bataramenya ikintu cyo gukora kuko batazi icyo bashaka, nta n'ibyapa bafite. Mpita nerekeza ku marembo yaho, ubundi mpagarara imbere yabo, babaza ikintu bashaka cyatumye bahagarara aho imbere ya kampani, ariko banga kugira ikintu bansubiza. Ako kanya nkirimo kubabaza nagiye kubona mbona Dorcas avuye aho yari ahagaze, aza yihuta agana aho narindi, ahita anyorangwaho ubundi andyamisha hasi nk'umuntu ushaka ko turwana. Ntangira kumwikuraho kugira ngo mubaze ikibazo afite. Ndimo kumwikuraho mbona ba bantu bose bari bahagaze ku muryango bahise birukanka bahava. Mu kwibaza ibiri kubera aho ngaho nagiye kumva numva Dorcas arimo gutaka cyane avuga ngo ndapfuye mu ntabare n'ibindi. Mpita mpaguruka ngo ndebwe icyo abaye, ariko we mbona akomeje kuryama. Dorcas mu kumureba mu mugongo we mbona ka gashati yari yambaye karatoboye ndetse hari kuvamo n'amaraso. Mpita mbaza ibibaye, umusekirite ambwira ko ari isasu ryamwinjiye mu mugongo. Nibaza impamvu ari kuvuga ko ari isasu, ambwira ko aribonye rituruka ku nyubako iteganye n'iy'ibitaro, kuko bigaragara ko bari banteze bariya abantu ngo nze kubavugisha bahite bandasa. Dorcas akabibona akarubundi agahita aza akanyitangira. Namaze kumva bimeze gutyo mpita ntangira gusakuza cyane, ari nako mu mbaraga zanjye nterura Dorcas mwirukankana kwa muganga. Mu kugera ku bitaro abaganga baza barimo kwiruka bamfasha kumufata neza, ubundi bamushyira ku gatanda.
Ako kanya Lorena baraje ambaza uko bigenze, mubwira ko mushiki wanjye bamurashe isasu ryo mu mugongo. Ahita ategeka abaganga kumujyana mu cyumba akaza kureba uko bigenze. Abanza kujya mu biro by'agaruka yambaye itaburiya y'abaganga. Mu gihe ngiye kwinjira aho binjije Dorcas banga ko ninjira. Lorena ambwira ko ariyo mategeko ngomba kwihangana. Mubwira mwinginga ngo akore uko ashoboye kose bamwiteho neza. Nanjye nkomeza gutegereza igihe kinini abaganga na Lorena batarasohoka. Ariko hashize amasaha 2 Lorena aza gusohoka ubona ababaye cyane ndetse ahangayitse. Mu kumubaza uko bimeze ambwira ko Dorcas bamurashe isasu rigafata mu rutirigongo, bikaba bisaba ko barikuramo mbere byibura y'amasaha 2 ku gihe twari dufite. Baba batararikuramo akaza guhita apfa kuko urutirigongo rukorana n'ubwonko, cyangwa se mu kimwe atapfa akaba pararize, ariko bakaba bafite ikibazo. Lorena namubajije ikibazo bafite, ambwira ko nta muganga bafite wo kuyavanamo iryo sasu mu rutirigongo rwa Dorcas, kubera ko abaganga bose bari babishoboye nk'uko yabimbwiye barabirukanye. Bityo umuntu wenyine Lorena yabazi uzi kubaga urutirigongo avanamo isasu ni umuganga w'umudogiteri uba mu bitaro bikuru bya Kent, akaba atazi ukuntu twamubona.